kurya birakugenga. Iyo ubwonko wabufashe nabi utangira kunanirwa kurya utarwaye. Iyo wabufashe nabi ukunda guhorana umubabaro utagira impamvu. Iyo wabufashe nabi kurya birakugenga. Iyo wabufashe nabi ukunda kuribwa n'umutwe n'akaberetwa. Iyo wabufashe nabi ubwonko bwawe burarondogora. Imirire yawe uko izaba ikenewe. Hakenewe ingano nibura zinitse. Ukeneye amavuta y'ibihwagari. Ukeneye imboga bita reti, avoka ntikagucike. Abasabwa no kugira ibyo yibuza ni ikahwa, ni icyayi, n'utundi. Ubwenge bwawe burakenewe kandi ugomba kubufata neza. Nicyo gishoro ufite ku isi, nibwo bubyara ishema, nibwo bwatuma wogera. Ushatse gukomera nibwo bwagukomeza. Fata ironji ugafata na avoka imwe nziza yo ku rugero, yarangiza ukanywa cyangwa se ukarya. Nyuma ukanywa igikoma kirimo uburo, ugakoresherutsa ubunyobwa cyangwa sezame. Cyangwa iyo ukunda kubabara bakubwira ijambo ugaserera. Buriya mu buzima busanzwe abantu benshi cyane mu bwiriza karindwi 12 haranditse hagira hati ubwenge n'ubwugamo, kuko ubutunzi ari ubwugamo. Akamaro ko kumenya naka nuko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Ubwenge burya buba mu bwonko kandi nibwo buyobora impagarike y'umuntu yose. Kugira ngo ubwonko bukore neza bukeneye amaraso meza. Kugira ngo amaraso meza mboneke umuntu akwiriye kurya ibyiza. Kugira ngo ibyiza nabyo bibyara amaraso meza bikeneye gahunda nziza mu mirire. Yarangiza ubwenge bwawe bugomba gukora neza, ariko byanze bikunze niyo wahisemo kwirinda uba wahisemo neza. Ndatanga icyitegererezo mbereye ku mutwe gusa. Dore ibyo kurya byagenewe abazi guhitamo neza. Ntabwo ari guhitamo akaryoshye n'akaryohereye, ahubwo no guhitamo gafite akamaro. Rero ku bw'ibyo uzirikane neza kugira ngo nibura ubyiteho cyane. Aba bantu bakurikiye, iyo ubwonko twabufashe nabi, mu gitabo cyitwa Santé par les aliments haranditse, aravuga ngo iyo ubwonko wabufashe nabi utangira kunanirwa kurya utarwaye. Iyo wabufashe nabi ukunda guhorana umubabaro utagira impamvu. Iyo wabufashe nabi kurya birakugenga. Iyo wabufashe nabi ukunda kuribwa n'umutwe n'akaberetwa. Iyo wabufashe nabi ubwonko bwawe burarondogora, cyangwa se mu mvugo yawe yarangiza igabanuka ry'ubwenge, ubwihebe, ibicuri byose aba ari ingaruka y'ubwonko bwafashwe nabi. Noneho urananirwa mu bwenge, ubuhanga bwawe bugacogora. Abana bato barakubagana ukabona batazi kuvangura icyo bagomba gukora n'icyo batagomba gukora. Kuryama ntusinzire. Yarangiza uburondogozi, ingwara zo gususumira, ibyo bita Parkinson. Yarangiza kugwara imitsi, kugwara ikepfo kigakunda gupfa cyonyine ubwacyo gusohera mu matako, ibyo bita sclerose en plaques. Yarangiza ndetse no guhangayika. Ibyo byose n'ubuzima bw'ubwenge buba butafashwe neza. Bigusaba rero iki? Dore imirire yawe uko izaba ikenewe. Hakenewe ingano nibura zinitse. Ukeneye amavuta y'ibihwagari. Ukeneye imboga bita reti, avoka ntikagucike. Utwitwa noix de cajou ni twiza. Amashaza mu muryango ni ingenzi. Kurya utwo bita fruit de passion nutwo benshi bitazamara kuja, abandi bita ubutunda. Yarangiza ubuki bwiza bw'ikinyagu. Ibyo byose iyo umuntu abiriye aba ari gufasha ubwonko gukora neza. Noneho abasabwa no kugira ibyo yibuza ni ikahwa, ni icyayi, n'utuntu twinshi cyane turi alcoolize, ndetse n'isukari y'umweru icyo bita sucre blanc. Yarangiza ni isukari yo mu nganda. Iyo ushaka gufata ubwonko bwawe neza hariho ibyo wiha n'ibyo wibuza. Rero icyo gihe ubuhisemo neza uvuga uti rero igishoro mfite ku isi n'ubwenge, kandi ubwenge ngomba kubufata neza kuruta kuko nabwo ari ubutunzi, ariko ngomba kugira icyo mbuha. Imodoka nzima bayiha essence, bakayishyiramo amavuta, amapine akaba amaze. Mbese uko umuntu agenzura kandi gakoresho kose ko mu nzu ngukatabura, ni nako mu buzima bwawe utazigera ubura kugenzura icyafasha neza ubwenge bwawe. Ubwenge bwawe burakenewe kandi ugomba kubufata neza. Nicyo gishoro ufite ku isi, nibwo bubyara ishema, nibwo bwatuma wogera. Ushatse gukomera nibwo bwagukomeza, ushatse kugira akamaro nibwo bwabiguha, ushatse kuba muzima bwakuyobora. Niyo mpamvu mu ntambwe iheruka ya 7 harimo no kwemera kwirinda. Noneho iyo ugerageje kuvuga ibirebana
nibura ngo urebe igihe habayeho icyo bita stress. Icyo bita stress mu bwenge bwawe hamaze guhuzagurika, wahangayitse mu bwenge, dore ibintu bukeneye, ugomba kubyuka mu gitondo ukanywa amazi arimo indimu n'ubuki. Wajya ku kazi ukarya amaronji 2. Stress yarangiza gufata ironji ugafata na avoka imwe nziza yo ku rugero, yarangiza ukanywa cyangwa se ukarya, nyuma ukanywa igikoma kirimo uburo, ugakoresherutsa ubunyobwa cyangwa sesame cyangwa noix de cajou cyangwa graine de rein. Ibi bintu graine de rein zigiye gusa na sesame, noix de cajou zigiye gusa n'ubunyobwa, benshi ntabwo baba bizi, ariko muri za alimentation biba birimo. Yabona dusabwa kujijuka ibi bintu iyo birya ibiguhangayikisha. Dore mu isi yo guhangayika, umuntu ahangayikishwa nuko yapanze imirimo iruta amasaha afite. 2, umuntu agahangayikishwa no gukorana n'abadashoboye ibyabo agakora ibyo n'ibyabo. Umuntu agahangayikishwa no gushaka kuyobora ibyisi byose ngo bitungane kandi bidashoboka. Niyo mpamvu bikunda kuba stress nahikomoka. Ushatse ngo byose bigende kuko ushaka, biragupfana mu mutwe. Wakorana n'umuntu unanirwa ibye ugakora ibye n'ibyawe, ugakora ibyawe n'ibye, yarangiza nabyo bikakunaniza. Iyo upanze imirimo iruta amasaha nabyo birakunaniza. Noneho guhitamo neza ni ugutwerera ubwenge imbaraga zituma bishobora inshingano zabwo. Niyo mpamvu saho gusa uzaba ukeneye n'izitwa za pinyo, ukeneye vitamine C ya buri munsi, ibyo ni uburyo bwatuma umuntu adahangayika. Iyo ukunda kubabara, bakubwira ijambo ugaserera, yabakureba nabi ugaserera, baguhombya ugaserera, mbese ukaba ku isi nk'umuntu ushaka ngo abe atuye mu ijuru, yarangiza ugakunda kubabara ubusa. Aravuze ngo uzaba ukeneye ingano zinditse, ukeneye ibinyampeke nk'uko Imana yabiremye, kurya ibigori, impungure, guteka impengeri z'amasaka, yarangiza guteka ingano nk'uko Imana yaziremye. Ibimineke irakenewe, yarangiza B ya 6 irakenewe. Utuntu bita magnesium tuba mu mboga ndetse no mu ibumba cyangwa kibisi tuba dukenewe. Maze uwo mubabaro wa buri kanya ugahagarara, umuntu yagutuka nguragapfa, ugahera ko azirikana utari kubundi kwa mbwe nguragapfa akaba ari inzagihe, nanjye sindi muzima, sinzi ko nzapfa. Kuko muri biri yaravuze ngo abazima bo bazi ko bazapfa, anyifurije gupfa ariko ntiyarutebutse. Yarangiza ugatuza mu mutima, umuntu yakwimota nziha, yarangiza yagusuzugura uti nta kibazo nzihesha ishema, yarangiza yagusebya ukavuga uko biri kose, yego abatanzi bazanyitiranya ariko abanzi bo bazasanga yarambeshyeye. Noneho kubw'ibyo uba ugomba gutuza. Niyo mpamvu twashatse ngo nibura tuzirikane uyu munsi n'aya masaha ngo tubeho nk'uko Imana ishaka, twarahisemo neza. Kugira ngo ube warahisemo neza rero, uzaba warahisemo kubaha Uwiteka, uzaba warahisemo gukunda Imana, uzaba warahisemo gukunda abantu, uzaba warahisemo kuyiringira Imana, uzaba ukunda ijambo ryayo, uzayikorera mu mutima ubishaka, yarangiza igiheruka uzakunda kwirinda. Izo nizo ngingo twari twashatse uyu munsi gukomeza, ngo nibura buri wese yongera areba amahitamo ye, ngo nibura tugira icyo twimarira, tugira icyo tumarira abandi, tugira icyo tumarira Imana, tube ku isi tuyobowe n'ijambo ryayo, tube turi aho dufite umutima utuje, dufite ibyiringiro